abategura iki gikorwa cyiza, nabashimira ko mutatwibagirwa mudutumire. Ni umwanya mwiza natwe iyo twawubonye tuza kwifatanya namwe. Uyu mwaka turangije w'ibihumbi 2023, Rwanda Leaders Fellowship yakoze ibikorwa bitandukanye byiganjemo gusangira no kuganira n'abayobozi binyuze mu iteraniro itegura buri kwezi. Aya masengesho akaba ahuza abayobozi bo mu nzego zinyuranye kugira ngo bahugurane ku buyobozi bwimakaza indangagaciro z'Imana, basengera igihugu kandi bagikorera mu buryo bunoze. Kuva uyu muryango washingwa mu mwaka w'1995, dutegura ibikorwa bitandukanye bihuza abayobozi hagamijwe gusengera igihugu n'abayobozi mu nzego zitandukanye, gushimira Imana ku byagezweho ndetse no kwiga inyigisho z'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'ubuyobozi bwiza. Iminsi yose mu iteraniro rya Rwanda Leaders Fellowship, impanuro zitangwa zibanda ku buryo bwo gukorera abandi, twiyoroshya kandi dukunda Imana. Muri iyo universe harimo ibintu byinshi cyane, harimo n'iyi si dutuyemo. Iyi si dutuyemo buriya ni akantu gato cyane. This planet ni nko gufata ururo, the grain of millet, ngafasha hano ntabwo mwakabona. Iyi si turiho ni nk'urwo ruro karaho kamanitse ahantu, hari ibindi bintu byinshi nabyo bimanitse gutyo, birimo izuba, birimo ukwezi, birimo stars and planets. Hanyuma wowe wibaze noneho jye wicaye aha muri iki cyumba, ibyo niba byaguha kumva birenze kuvuga ngo ariko ubundi turi iki, tuvahe tujyahe? Ibyo byose ntibyatuma ubwabyo witonda, bicisha make. Uyu mwaka turangije w'ibihumbi 2023, Rwanda Leaders Fellowship yakoze ibikorwa bitandukanye byiganjemo gusangira no kuganira n'abayobozi binyuze mu iteraniro itegura buri kwezi. Aya masengesho akaba ahuza abayobozi bo mu nzego zinyuranye kugira ngo bahugurane ku buyobozi bwimakaza indangagaciro z'Imana, basengera igihugu kandi bagikorera mu buryo bunoze. Twahuye n'abagize media, arts and entertainment, twahuye n'abagize Inteko, Ishinga, Amategeko, nabo twabateguriye prayer breakfast. Twateguye prayer breakfast nk'iyi yahuje abagize justice sector, abagize education sector, abagize family. So tumaze igihe tugira ibihe byiza nk'ibi ngibi. Ubuyobozi buzana impinduka nziza ni imwe mu ngingo yari ku murongo w'ibyigwa mu iteraniro ryahuje abagize Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, ubwo nabo bahuraga basengera igihugu. Muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 29 yateguwe na Rwanda Leaders Fellowship muri Mata 2023, hongeye gutekerezwa ku nzira y'ubwiyunge n'uruhare rw'ubuyobozi bwiza mu kugeza igihugu aho kigeze. Icyambere nuko nshimira Imana yaduhaye uru Rwanda, ikaduha ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwita ku Banyarwanda n'ahazaza habo. Ariko ndagira ngo by'umwihariko nshimire Imana yaduhaye abagabo bavuga ukuri, badatinya, bagambiriye kubaka imitima y'Abanyarwanda. Ababyeyi rero mbere na mbere ndabashimira, mwaratureze, mwaratwigishije, mwadushakiye ibyo dukora, mwarakoze. Imana ibahe umugisha.
ariko ndanabasaba ngo ibi muvugira kuri mikoro ngereka nikuremo, ibi tuvugira mu nsengero aba ari nabyo tuvugira muri salo, kuko rimwe na rimwe muraducanga ugasanga ibyo tuvugira mu rugo n'ibyo tuvugira mu ruhame biratandukanye, tukananirwa kumenya icyo dufata. Rwanda Leaders Fellowship yaganirije abayobozi akamaro k'imiryango mizima mu iterambere ryacu. Abitabiriye gahunda zateguwe ku muryango bize uburyo bwo kurera no gutoza abana babo, bongera kuganira uko twatoza abayobozi b'ejo hazaza bafite ubunyangamugayo n'icyerekezo cyiza. Dufite inshingano zo kwigisha abana bacu iby'ubuzima. Ubwenge n'ubumenyi ntibutangirwa ku ishuri gusa, hari uruhare rw'umubyeyi rudashobora gusimbura. Uburezi ni imwe mu nsanganyamatsiko nyamukuru zaganiriweho mu mwaka w'2023. Abatanze ibiganiro n'abitabiriye ibiganiro bunguranye ibitekerezo ku buryo bwo kwigisha abana mu buryo bufasha imibereho yabo, imikurire yabo ndetse n'ubushobozi bwabo. Abantu benshi rero njya mbona ababyeyi benshi cyane cyane bari muri izi levels za bamwe mu twicaranye hano bashyira imbaraga nyinshi gushyira abana babo mu mashuri meza, ariko ntibashyira imbaraga nyinshi mu kubaka ingo nziza. Already burya education iba yamaze gupfa. One thing that I want to comment is that maybe if all of us working in the education sector, we can make our teachers, and when they teach a specific subject, let's say physics, they also enforce value, coming on time, being truthful, and so on, like across. I think that might be one idea that will work better. Quality education ni package, haba harimo nizo technical skills, ariko nizo values niho umuntu aba yuzuye. Itangazamakuru, ubuhanzi n'imyidagaduro ni zimwe mu nzego nazo zikora cyane kandi zigera ku bantu benshi. Rwanda Leaders Fellowship yaganirije abahanzi n'abayobozi mu itangazamakuru uburyo bwo kuba indashyikirwa mu byo bakora, babwira ababatega amatwi n'ababakurikira ibyabagirira umumaro kandi bagakorana umwete, ubunyangamugayo n'urukundo rw'igihugu. Who is your influencer? Wowe uvomaye inganzo yawe ituruka he? Who inspires you? Ninde ureberaho? Ninde wigiraho? Akenshi rero iyo tugize amahirwe, tugira ubuntu n'Imana ikaduha gutsinda, ikaduha kuzamurwa mu ntera, akenshi igihe twibaza ko twebwe tukiyogeza. Iyo rero utangiye kwiyogeza, akenshi ni itangiriro ryo kumanuka rero. Niyo itangiriro ryo kumanuka, ariko imaze kumenya ko ari ubuntu bw'Imana butumye ugera muri urwo rwego, biragufasha. Umurimo twahawe, izina twahawe, dukwiye kurikoresha neza cyane, tugira ingeso nziza, imico myiza, kandi twereke n'ababyeyi ko nitwe generation navuga ngo kuva muri 94 ubu ngubu navuga ngo iri guhitinga. Ari nayo mpamvu usanga duhurira mu byinshi bitandukanye, twatwitse natwe ubwacu tugashya, hari ukuntu twikuga twikeje ugahita ushya. Iyo ibyo ukora bitumye umenyekana, icyambere ugomba kubanza kureba ngo sinjye jyenyine. Iyo wumvise ijwi ryanjye, hirya yanjye hari umutekinisiye, hari umushoferi wanzanye, ni ikipe. Iyo success y'abarore ni success ya team. Umuntu wagize amahirwe yo kumenyekana akwiye guca bugufi. Rwanda Leaders Fellowship yaganirije abayobozi ko ubunyangamugayo bukwiriye kuba umuco mwiza mu nshingano zose tubamo. Iyo dukora ubucuruzi mu bunyangamugayo, tugira uruhare mu buzima bwiza bw'igihugu no mu iterambere rihamye, tugahesha u Rwanda isura nziza kandi byubahisha Imana. Kiza cy'ubunyangamugayo no guhagarara mu ijwi ry'Imana biraramba. Mwumvise ko cyane mu bayobozi iyo ushatse iyo nzira ya bugufi ntabwo iramba. N'ibyo waba warubatse hari agahenge kajemo kagira ibyo werekana ko utunze, ariko ntabwo biramba bitewe nuko bose baba babireba babizi. If you don't live as a life of example, the culture that you want to
instill will not work. Icyaha kirasenya kandi icyaha gikoze isoni. Bibiliya iravuga ngo n'igihugu ngo gukiranuka gushyira icyanga hejuru. Actually niyo moto ya Rwanda Leaders Fellowship. La justice élève une nation. Gukiranuka, kugira ubutabera bukiranuka, kugira business batanyonga iminzani, kujya kugura ikiro kikaba ari ikiro atari amagarama 800. Ubuzima bwo gukiranuka butuma ishyanga ritera imbere. Baravuga ngo actually the moral conduct of the country niyo the backbone of the country. Igihugu gikomezwa n'indangagaciro kiba cyarashyize imbere. Igihugu ni kuba nation. Rwanda Leaders Fellowship yashishikarije urubyiruko kuba maso no kutarangara, bakubaka u Rwanda n'iterambere ryarwo. Ibi kandi bakabikora mu kubahisha Imana mu mibereho yabo ya buri munsi. My message to young people is you must know that you will never be young forever. It's important you know that. Many times young people think that they will always be young forever. It doesn't take too long to grow old. It doesn't take too long to grow old. Rwanda Leaders Fellowship kandi irashimira abafatanyabikorwa n'inshuti dusangiye icyerekezo cyo gufasha no gusengera abayobozi b'igihugu cyacu ngo bakorane indangagaciro zubaha Imana. If you will lay it down and you will give it to God and you'll surrender and say, God, yes, you put this in my hand, just like God put the staff in Moses' hand, but it really belongs to you. I'm a steward of it. And it's really your identity, Lord. It's really your income, and it's really your influence. If you will surrender that to God, God will do miracles with it. Mu mwaka ushize w'2023 twibukijwe ko ubuyobozi atari ugukomera cyangwa gukomezwa gusa, ahubwo ni ugushyira umuturage ku isonga. Ibyo nibyo byubahisha Imana. I believe that we also share one truth. Those that can must. Indeed, all those favored with the platforms to effect change must do so. Social welfare, the wellness of others, is our collective responsibility. Proverbs 3, chapter 27 to 28 says it best. Do not withhold good from those to whom it's due when it's in your power to act. And do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you. When you are ready, have it with you. Urera mana urakiranuka, urera mana urakiranuka, icyubahiro no gukomera n'ibimbazwa n'amashimwe n'ibyicaye kuri ya ntebe. Urera mana urakiranuka.